ikaze kuri Papa Kenji TV nk'ibisanzwe. Aka kanya nk'uko mubibona muri kubona umusore mwiza, harya witwa nde? Tangira wibwira abadukurikiye. Yego, baje gusuhuza abafana muri rusange cyangwa badukurikirana. Amazina nitwa Karima Ntihinyuzwa Eric. Kandi Karima. Okay Eric, ni ukuvuga ngo namaze kumenya ko ari wowe munyabukodyo wa mbere mu gihugu. Nahageze rero ndavuga ati reka nze ndebe ubwo bukodyo. Ese ubukodyo ugiye gukora buraba bumeze bute? Aho niba buteye ubwoba umuntu ubibona ntari bugire ubwoba. Murakoze cyane, tubanje kubahumuriza nk'ibisanzwe. Siporo tugiye gukora cyangwa se udukoryo kuri moto nkore bidasanzwe rwose, n'abadukurikiye barabibona, ababasha kubishobora ni bakeya. Gusa iyo wabyize ukabikurikirana ugakunda ikinyabiziga nawe wabikora, ntimugire ubwoba, mudukurikire. Okay, bagiye. ibiganiro byiza bicukumbuye mu masomo agufasha kwiga ibigezweho mu buzima, ubukungu n'imibereho. nimutugane tubafashe kwamamaza. Papa Kenji, we are your dream, 'cause we are your future. Papa Kenji, your dreams, your future. Papa Kenji TV. Wow. by'amahitamo meza, tangiriro ry'ubuzima bwiza. Ni hewe kuri umufasha ubuzima bukwiriye, kandi ko kabando no mu busaza ubu niyo gahunda. Aka niko kabando no mu busaza gahunda. Nibyo nari ndimo kuvuga, ubu bumenyi nabonye budasanzwe. Wabwira iki abantu batinya moto bavuga ngo njyewe
ibintu bya moto sinzigera mbyiga, nabonye ari ibintu byica moto, abantu bayitinya, wababwira iki? Murakoze cyane. Nk'uko bivuze, kwiga moto ntabwo ari ubugome cyangwa se kubona ibyo dukora ukaba wagira ubwoba ngo ese moto yanyica cyangwa se ikaca akaguru. Nk'ibisanzwe n'umukinnyi iyo ari mu kibuga hari igihe akora agasida akaba yavunika, ariko ntago ababibona cyangwa abana biga umupira babitinya ngo have ntawe azavunika. Rero na moto nayo uriga, wamara kubona ibyangombwa, ni ibisanzwe ugakomeza gukunda moto nayo ikakwiyumvamo. Niyo mpamvu mwabonye dukora ibintu bidasanzwe, nta muntu utabikora. Icya mbere ni ukubikunda ndetse no kubikora, ibintu rwose bigenda biza. Yego yego Yego. ni ukuvuga ngo umuntu ukeneye kwiga moto akagira ubumenyi buhambaye yaza kwiga hehe? Nk'uko twabibabwiye, aha ni mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Gihara. Turi mu mudugudu wa Kabasanza, ariho kino kibuga giherereye. Uraza tukakwigisha sirikirasiyo, tukakwigisha step by step, ugatera intambwe ugasoza, ukajya gukora ikizamini cya polisi ukabona perime. Nyuma rero yo kubona icya perime cyangwa se uruhushya rwo gutwara, ikintu cy'ibanze ukora ukomeza gukunda cya kinyabiziga cyawe, ugakomeza kujya ugitwara, ndetse igihe kiragera ukakiyumvamo nacyo kikakwiyumvamo, ugakora biriya byose wabonye twakoze. Biroroshye, icya mbere ni ukubikunda. Okay, murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndatekereza nitwongera kugutumira cyangwa tukwiyambaza ngo ugire ubukodyo cyangwa se ususurutsa abanyarwanda, uzabyemera ugaruke? Murakoze cyane, tuzabyemera. Nk'uko abadukurikiye mukomeze mukurikire Papa Kenji TV. Ni ibisanzwe, icyo tubasaba ni ugukomeza mugakora subscribe ndetse na share ndetse na comment, tukajya dukomeza twabana namwe. Murakoze cyane. Okay, bye bye, ciao ciao. Murakoze.